Wari uzi ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri mwaka byibura haboneka inkongi zirenga 70,000? Ushobora kumva yuko bidashoboka kubera wenda icyo ngicyo ari igihugu cyateye imbere, ariko ibi ni ibyumvikana neza yuko ubumenyi bwo kuzimya inkongi y'umuriro hari henshi butari bwagera. Bitewe n'uko iterambere rero riri kugenda ryirukanka, ni nako impanuka zadutera inkongi y'umuriro zigenda ziyongera, kuko ibikoresho dukoresha ahanini byatuviramo inkongi y'umuriro, uhereye ku byo ukoresha iwawe mu rugo ndetse n'ibindi ukoresha ku kazi kawe, byose bishobora kubyarira inkongi y'umuriro. Ikindi kibabaje, ngira ngo aho tugenda henshi tujya tubona za kizimyamwoto cyangwa ibyo bakunze kwita fire extinguisher. Ikibabaje rero ni uko abenshi muri twe ntabwo tuba tuzi kuzikoresha, ni ukuzibona twigendera. Ese wakwibaza ngo biramutse bibaye ngombwa yuko haba inkongi, wabigenza? Niyo mpamvu uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uburyo butatu ushobora kuzimyamo inkongi y'umuriro yaba igutunguye. Ubwo buryo bwo gukoresha fire extinguisher nabwo turaza kubusangamo. Urasabwa gukurikira kabisa iyi video kugeza ku musozo wayo, urabisangamo. Ngusaba niba ugeze hano bwa mbere wakora subscribe kugira ngo ujye ubana natwe muri video nyinshi tugenda tubagezaho, ndetse nkomeza no kugushimira cyane wowe wayikoze kabisa. Uburyo bwa mbere rero bwo guhagarika inkongi ni ukuyihagarika ukoresheje umupfundikizo w'isafuriya. Yangira ngo wenda urumva ari ibintu bitangaje, ariko uburyo bwa mbere bugiye kukwereka uburyo ushobora gukoresha umupfundikizo w'isafuriya ugahagarika iyo nkongi. Ahangaha rero bagiye kubanza bakongeza umuriro, wenda wowe utekereza yuko wenda wari uri guteka bisanzwe, urangije uhura n'inkongi mu isafuriya wari gutekeramo, hahita haka inkongi. Ese wabigenza ute kugira ngo uyihagarike? Ubegereye hano murabona ko inkongi irabaye, uratetse cyangwa se wari ushyize nk'ibirayi n'amwe mu mavuta, ikibatsi kirazamutse ariko urimo kwigaza hasi gazikwa. Niba ufite ya safuriya yawe ifite umufuniko, urabanza ureba ikibatsi kiri gukora. Ubu imyaka cyangwa kiri gukora, ariko unareba ikibatsi kiri gukora kizamuka ku mpande, uhera ushaka, ariko iyo kiri kugenda kizenguruka nawe ucunga aho kiri. Ahangaha rero ureba icyerekezo iyo nkongi yawe irimo, warangiza ugashyiraho umupfundikizo w'isafuriya uyihereye inyuma, ukabara amasegonda 10, yarangiza umupfundikizo ukawukuraho, iyo nkongi iba yahagaze. Aho bibari gukuraho umuro, niba nagiye gutya kirayikiza ba akaza nikonze akantu ko abone ko wazine kuko hasi gazi yawe yarifite kagirute kayifuma abibonye ko inkongi yakizimye. Hano ubu ni uburyo bwo kongera umuriro nkoresheje iki? Umufuniko. Uburyo bwa kabiri nabwo ni ugukoresha ikiringiti. Uramutse udafite umupfundikizo w'isafuriya, ushobora kwifashisha ikiringiti. Nacyo ni ibintu byoroshye cyane, ni ugutwikira nk'uko umubiri uzi, ukabara nabwo none amasegonda 10, yahashira n'ubundi nabwo ukagikuraho, nabwo iba yahagaze.
Uburyo bwa gatatu nabwo ni ugukoresha rero kizimyamwoto. Ahangaha bagiye kukwereka uburyo ikoreshwa, uko bayifungura, ese bayikoresha bate. Ya, kurikira. Swing urakubura, kandi iyo ukubura litiro yawe santimetero 15 hano iburyo, 15 ibumoso. Uko ugenda ubuca intege ugenda wegera kugera umuriro uzi. Birakomeye. Hari umugabo umwe w'umusaza wa yashyize igikoko. Hano ndabeshya ntabwo nari kubaza imbere. Umugabo yari atwaye imodoka ye, bakundi imodoka ayikubita mu kinogo, muri kapo atangira kuzamuka umwuka. Yari azi ukuntu rero atangira gukandakanda kizimyamwoto biramunanira, ariko yibuka ko afite agashoka mu imbuto, arafungura ahita acyasa gutya, ibifu bivuyemo atangira kunyanyagiza. Urabanza ugafata sino nkakuramo pini yanjye, werekeza bareba umuriro aho ugana. Akanda sino ni ibingibi byari bikubiye muri iyi video. Reka ngushimire wowe urebye iyi video, kandi nizere yuko wigiyemo byinshi bizajya bigufasha kuzimya inkongi mu gihe runaka utunguwe. Ikindi kandi wabisharinga n'abandi, urabizi yuko ntabwo bose babizi. Rero wabibabwira nabo bakabimenya. Urakoze cyane.